iki gitabo cya runaka kivuga ibi n'ibi, kivuga ibi n'ibi, kivuga ibi n'ibi. Twebwe rero ngiye nigishije ibyigisho by'umubatizo iminsi myinshi cyane. Ndangije kubyigisha kuri page ya nyuma ngera ahantu handitse ngo ibi byigisho byateguwe na Pastori Nzabonimpa Canesius wo mu itorero rya ADPR Cyangugu. Ngo ubundi ngo tumeze nk'abari mu myitozo twitegura umukino wa nyuma. Ubuzima bwo muri Israel tuba tumeze nk'abari muri tize kubazi bya football, tumeze nk'abari kwitoza, ariko match nyirizina rendezvous ni mu ijuru. Rero twese ikintu twamwituriye umusaza no kuzahurira muri match nyirizina. Imana yatoranyije itorero rya Gisenyi ko ari ryo umugeni azahagurukiramo. Habaho igihe umuntu aba afite ubukwe agatoranya ahantu azahagurukira n'ubwo afite iwabo, bibaho ko akavuga ati nzahagurukira ahantu nyanaka katoranya. Ubwo rero umushumba yahagurukiye iwacu nk'umugeni, kandi ndashaka kubabwira ko Imana biteguye kare. Babwire nidatashe mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu. Simumva zambwira isi nurabeho wasiwe imiruho umubiri na Satani.
Jesus
tuzamurira Imana icyubahiro biremewe twaje guherekeza umugeni haleluya n'ubundi mu mihango yo gutaha ubukwe abantu bataha ubukwe banezerewe bishimye haleluya reka tumwenyure nta kibazo kirimo niwumva Imana icyubahiro bikujemo uyihe icyubahiro ntacyo bitwara haleluya Yesu ashimwe cyane tugiye kuririmba ngo kuri iyi si iwacu aho iwacu ni ku ijuru niyo mpamvu dukwiye gukora ibyiza tugifite uburyo Oh,
turambura ibiganza nubwo bimeze bitya ijuru tuzarijyamo. Oh haleluya, tuzarijyamo. Ni ukuri kw'Imana. Imana yaridukinguriye, igihe nikigera tuzaritaha. Ayo ni amasezerano y'abizera. Ijuru ni iryacu, Imana yamaze kuritugenera. Nubwo turizwa n'ibyago n'amakuba n'akaga n'ingorane, ariko twe gucogora, iwacu ni mu ijuru. Amina. Kwetu ni mbinguni. Haya sali bonege vode sasola ilia. Hallelujah. Amina, amina, amina. Amina. Amen. Amen. Hallelujah. Mana ishimwe. Indirimbo y'amasezerano
nibipfa amatwi icyo gihe cyiza simbuka n'ururimi mbega umunezero umva icyo gihe nibipfa amatwi byose nibipfa amatwi icyo gihe ikirema kizasimbuka n'ururimi mbega umunezero icyo gihe impumyi zose nibipfa amatwi icyo gihe ikirema kizasimbuka n'ururimi mbega umunezero haleluya tuzahindurwa abamarayika tuzaririmba indirimbo ya Mose ndetse itorero tuzahindurwa abamarayika bera tuzaririmba indirimbo ya Mose ndetse itorero tuzahindurwa abamarayika tuzaririmba indirimbo ya Mose ndetse n'iy'umwana w'Imana tuzaririmba indirimbo ya Mose ndetse n'iy'umwana w'Imana tuzaririmba imibabaro ishize indirimbo ya Mose ndetse n'iy'umwana mbese nawe uzayiririmbaho tuzaririmba indirimbo ya Mose ndetse n'iy'umwana tuzabona y'abacu twabuze tuzaririmba indirimbo ndetse n'iy'umwana w'Imana. haleluya iyi mana mwongere tuyihe amashyi. bampaye iminota 5 ndabikora nyine nk'umuntu wahawe iminota 5 arangije uwahawe itaranta 5 shebuja agarutse aramubwira ati murikira kuri 5 akubitamo izindi 5 ziba zibaye zingahe 10 uwahawe 2 bamugezeho baramubwira bati mpitarano zanjye aho kuzana 2 azana izindi 2 ziba zibaye zingahe 4 uwahawe imwe aba umuntu w'umugome aba umuntu mubi. Iri jambo ryo kugira ngo mvuge ku buhamya bw'uyu mugabo ndagira ngo naniyama abantu bajya bahombya imari y'Imana. Abantu bahombya imari y'Imana bari hano ndabiyamye. Bamuhaye itaranta imwe, bamaze kuyimuha araza ajya imbere ya shebuja aravuga, baramubwira bati zana itaranto yanjye. Ati itaranto yawe ukimara kuyimpa burya nabonye ishobora kuzanyoroboka, ndagenda ndayicukurira ndayitaba. Maze kuyitaba ubu ngubu mbwiye nibwo mise njya kuyizana ndayicukumbuye ndayibona ngize amahirwe none ndayikuzaniye. Ibyawe ngibi narinzi ko usarura aho utabibye, narinzi ko uhunika ibyo utagosoye, none itaranto yawe ngiyi umbabarire ntugire ibindi umbwira. Arangije kumubwira gutyo aravuga ngo ariko abo ngabo ba mbere
bagiye bamara kumurika itaranto akababwira ngo nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike nzakwegurira byinshi. Haleluya. Bakababwira utugambo twiza cyane, shebuja akababwira utugambo twiza tumeze gutyo. Nawe nkifurije kuzabwirwa amagambo aho kugira ngo umushumba bababwiye ngo bazabapasa gati ngo mwirukanke. Muri kubyumva? Noneho rero uyu mukino wa gati narawukinnye cyane, urarushye. Umuntu utazi kwiruka ntashobora gutuma ikipe itsinda. Aha ngaha rero birasaba yuko buri wese noneho amenye icyo akwiriye gukora, icyo yahamagariwe gukora akaba ari icyo akora, kugira ngo azashobore kwirukankana gati agahereza uwo agahereza, ariko nibura atakerereje abandi bagenzi be. Imana ishimwe. Noneho ntabwo ari hagati n'itarano, kandi buri wese afitiye na Kaneziyo afitize, nizo ngiye kubabwira. Imana ishimwe. Uyu Kaneziyo ni umuntu w'umugabo, mana we, mureke mbabwire. Kaneziyo itaranto ya mbere yarayigenje, amaze kwigenza ndizera ko mwese muri kumva. Idasanzwe yarateranye, haleluya, yemeza ku rugamba rurangiye. Nanjye nari ngiye kwiririmba, mana we, ako ni kamwe. Hari utayumvise ubwo imigabo ibye birafatika, ntabwo ari ibintu by'ibifitirano by'ibihimbano, birafatika. Icya mbere. Icya kabiri, mwabonye sohoka ngenda, nari nibagiwe materiel didactique, kandi buriya nta mwarimu ugomba kwigisha adafite materiel. Ibi ngibi abantu bose bize umubatizo ni muzamura ibiganza byanyu. Mwawigiye hano nibura n'ahandi, muzamura ibiganza byanyu. Ibi byigisho mwisi byose, ibi ngibi abantu bose babigishije, bagiye babigisha bakoresheje iyi silabisi. Iyi silabisi umuntu w'umuhanga iyo ari gusoma igitabo aragisoma, yarangiza akagera, arabanza akareba icyo gitabo, akareba titire yacyo, yarangiza kuyireba akareba n'uwacyanditse, akareba uwo muntu wacyanditse, hanyuma yamara kumureba akavuga ngo iki gitabo cya runaka. Twebwe twagiye tubazwa ibibazo ni gutyo twajyaga tubisobanura. Iki gitabo cya runaka kivuga ibi n'ibi, kivuga ibi n'ibi, kivuga ibi n'ibi. Twebwe rero ngiye nigishije ibyigisho by'umubatizo iminsi myinshi cyane. Ndangije kubyigisha kuri page ya nyuma, ngera ahantu handitse ngo ibi byigisho byateguwe na Pastori Nzabonimpa Canesius wo mu itorero rya ADPR Cyangugu. Nibyo byanditseho, byateguwe na Pastori Nzabonimpa Canesius wo mu itorero rya ADPR Cyangugu. Haleluya. Uyu mugabo ni mwongere mukomere Imana amashyi kuko yaramukoresheje. Ayo sa amatarana abiri maze kubabwira yagenjeje, kandi yagenjeje neza, kuko aho yajyaga ajya kuvuga ubutumwa hose yabanzaga akaririmba. N'abapasiteri bake bajya bagenda batwaye bibiri, batwaye gitari ni bake. Ubu rero turagendesheje. Mu bantu bajyaga bagenda bajyanye gitari, Canesius ari mu bambere, nundi uri hariya nawe bameze kimwe. Hanyuma rero reka mbabwire ngiye kurangiza. Indi materiel didactique ntayo nazanye, ariko mfite CD imuhira Canesius. CD iriho ubutumwa yigishije, arabutegura, arangije abushyira kuri CD. Kandi namwe ntekereza ko hari abazifite imuhira. Abazifite muzamura ibiganza byanyu. Turabahamya bo guhamya yuko Canesius yavuze ubutumwa no ku masedi.
ubwo rero imana niba ishaka kugira ngo izavuge ngo mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse mu biki nkwegurira byinshi, ubu buhamya nzabutanga ninabumbaza mu ijuru ningerayo, nzavuga ngo wa mana we Kaneziyusi ibi bintu yarabikoze, cyagiye narabivuze, n'ubu ndongeye ndabivuze. Haleluya! Imana ishimwe ko hari umugabo wagiye atanga urugero rwo kwigisha kandi agatanga urugero rw'uburyo abakozi b'Imana bari bakwiriye gukora ibintu bye. Rero ntabwo yabikoraga teorikoma mu magambo gusa, ahubwo yabikoraga akanabyandika, yarangiza akanabishyira ku mbuga nkoranyambaga, ubundi abantu bose bakazagenda babibona. Uriya mugabo ukora mu ivugabutumwa mu Iyobokamana TV, ntekereza ko ashobora kuvuga byinshi kurenza jewe. Imana ibaho umugisha, murakoze cyane. Pastor Albert arakoze cyane. Murakoze. Nitwa Mugisha Simeo, ndi umwe mu bahungu ba Pastor Kaneziyusi. Ikizamamaye ubundi ni nk'uwakubwira ngo ujye mu nzu y'ibitabo usomemo mu minota 3 ibyo bitabo byose, kuko muzehe namufataga nka library, ariko ndiyeranje mu masomo menshi ari muri iyo nzu y'ibitabo. Mvugemo amwe mu masomo makeya ansigiye. Paulo yandikira Abakorinto urwandiko rwa 2 igice cya 1 guhera ku murongo wa 3 yaravuze ngo hashimwe Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, ngo niwe nyiri humure ryose, uduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yabo. Ubundi rimwe na rimwe nyambwira abantu ngo ku muntu udakijijwe kutwita abasazi twebwe abarokore abafite rezo. Nese nk'umuntu wakinjira atazi ibi bintu akabona turi kuririmba duhimbaza twishimye kandi turi mu kiriro twapfushije, uwo muntu atwisa abasazi yababeshye koko? Nukuri umuntu utarakizwa njya mugarukira. Ibi bintu utarabyumva byo ni ihurizo rikomeye, kuko ubu ngubu imbere wasanga abana no kuvuga ati Mana we ngo ubuse karakana karashobora kuvuga, ndakomeye ntago ndi bunarire. Nukuri nyine icyo mudiri umugabo Yesu afite ukuri yaranje akadutera n'ikinya, ntago ari ubyikorera, si inyama n'amaraso zawe dushoboza, kuko ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza ngo uw'imbere ngo ahora ahinduka mushya. Kimwe mu bintu rero nabonye muri ubu buzima mu myaka mike yamaze, imodoka nziza irahenda, n'inzu nziza zirahenda, n'ibintu byinshi byiza birahenda, ariko ikintu maze kubona cyo n'ijuru rirahenda. Niba ijuru ari ryiza kurusha ibyo bintu byose, ni ukuri n'ijuru rirahenda. Aka kanya ubuhamya twese dufite kuri muzehe ni uko yabikoreye, ntago ari feva y'ubuntu, kuko iyi sura by'umubiri bigaragara, iyi sura ntago ikunditse cyane ku buryo twese twari kuza ngaha ari iyi sura idukuruye, ahubwo ikidukuriye ni imirimo yiwe. Rero ubuzima ikintu maze kubona cyo, Rick Warren niwe wanditse, ni umupasiteri wo muri Amerika, niwe wanditse ngo ubuzima ngo ni icumi ry'igihe gito cyane, ngo ubundi ngo tumeze nk'abari mu myitozo twitegura umukino wa nyuma. Ubuzima bwo muri Israel tuba tumeze nk'abari muri tize, ku bazi bya football tumeze nk'abari kwitoza, ariko match nyirizina rendezvous ni mu ijuru. Rero twese ikintu twamwituriye umusaza ni ukuzahurira muri match nyirizina. Ese kandekera aho murakoze. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Uriya mwana yamvugiye ibintu, numva kuvuga ku mateka ya Nzabona Impaka Kaneziyusi biragoye, ariko hari ibintu bibiri navuga ngo umuntu aramutse avuzeho ikintu kimwe. Hano uwaririmba agahinda nta muntu wagira ikibazo, kuko byakagombye kuririmba agahinda. N'uwaririmba akabyina akishima nabwo nta kibazo cyaba gihari, kubera ko nge iby'urupfu rwa Nzabona Impaka Kaneziyo
byarantangaje byaranyobeye byambereye urujijo nge mu mutwe nyine byabaye nk'ibyivanze ariko byivanga mfite amahirwe yuko mfite umwuka wera. Ikindi cya kabiri ariko reka mbanze mvuge gato, abayobozi bambabarire sinza kuvuga ngo barabeshya kuko kubeshya ari icyaha, ariko ngewe bari bambeshye nyine ariko basi ndubahiriza gahunda kuko nangira gahunda, ariko bari bambwiye bati uyu ni umwanya wuko muri buze kuvuga mukidagadura, ariko nabwo numvaga bambeshye kuko numvaga kumbwira ngo nze kuvuga nidagadure ku mateka ya Kaneziyo Nzabonimpa, nuko byibuze wampagarika hano nkavuga, najya ndangiza kuvuga nkaryama ngasinzira, byibuze hashira nk'umwaka akaba aribwo nzaba ndangije kuvuga amateka y'ibya Kaneziyo Nzabonimpa. Ni ukuri kandi ibyo mvuze ni ukuri. Umwaka washira mvuga ku mateka y'umuryango wacu, uko twavutse, ubukene twahuye nabwo, abatabibwiye nabivuga, ibiki n'ibiki, uburyo yadufashaga mu muryango, nifuje kuba nabona n'ikijumba cyo gutamira uwo munsi nkabona ndariye umuceri. Ibya Kaneziyo ni birebire kandi nge ndagira ngo mbabwire ngo ni ukuri ngushije mu ijambo rya mushumba yavuze. Nge nkimara kumva mu matwi yanjye telefone bampamagaye mfite gitari ndi gucuranga muri korari, akamaraso ntikajya kabura. Umuntu yampamagaye abimbwira yari perezida wa korari nyine nshurangira iwacu nyine aho bita mu Kabagishangi, uretse ko nyine nacurangiraga korari nyinshi na hane Kamembe hari abo najyaga ngerageza gufasha nyine mu bushobozi bwanjye. Ntabwo narindi muri viziyo ya none, nge nize gucuranga muri 84, ubwo icyo gihe cyose nagiye nyobora za korari ngira gute, ariko nta mpano nagize yo gukunda gutembera cyane ngo menyekane nkawe. Ariko kuva hasezereye ku bushumba hari gahunda twari dufitanye. Ejo bundi ajya kugenda mu by'ukuri pe icyitonderwa, amaraso y'umuvandimwe ni igitangaza gikomeye cyane, ariko nta nubwo nari nivuze banyita Nyandwi Evariste nyine ubwo nuko ndi murumuna wa Kaneziyo ninge muhererezi wacu. Uriya mukecuru wicaye hariya nahaguruke mu murebe, niwe mfura y'iwacu mu nda ya data na mama. Ubwo ni imfura mu bakobwa, uyu akaba imfura mu bahungu. Uyu wicara uyu musaza nyine bavuze ko ari uzavuga ijambo nyine mu buryo bwumvikana. Noneho rero nge ndumva ntacyo ndi buvuge kuri Kaneziyo cyane, ahubwo gusa ndagira ngo nisoreze ku ishyari uriya mushumba yavuze. Nge bambwiye ngo yatashye, ni ukuri pe simvuga ndi ku ruhimbi rw'Imana, ndamutse mbeshye aha ndabizi ko yanshurangura. Nahise mvuga ntese koko ibyo bari kuvuga nibyo. Mfata telefone ndayirambika, gitari nyishyira hasi, turangije kuririmba ndasohoka njyanze gato mpamagara wa muntu wari umpamagaye, ndamubaza ntibyo uvuze ubikuye he, bimeze bite? Umuntu twarimo tuvugana ku wa gatanu ambwira ati ubu ngubu ndahagurutse, ati ndagiye. Nanjye nari mfite gahunda yo kujya i Kigali ku wa mbere w'icyumweru yatashyeho. Ambwira ati nimva Gisenyi nkabona bidashoboka kunyura i Kigali ngo ngusangeyo, hari imipango twari dufitanye nawe kandi ijyanye na timu yo gukora umurimo w'Imana mu buryo bw'uburirimbyi. Kuko uko twicaranaga yambwiraga ati ubu ndabohotse nta kikimboshye, ubu noneho ninjye nawe tugiye gukorana. Ubu nge ndi kubivuga gutya meze nk'umuntu uri mu iyerekwa, kuko ahari ndi kubona ameze nk'uri kurunguruka gutya ati mfite amatsiko yo kureba ikintu bari kumvugaho, kuko nge simubara nk'umuntu wapfuye aryamye cyangwa agize gute, ahubwo mbona ari nk'umuntu winjiye muri shambure gutya, ahageze ahita kubitaniramo n'umugabo wambaye imyenda yera, aramubwira ati bawicaye hano. Kwicara rero ko umuntu uri gupfa wenda ubwo ni nko kuryama gutya, ati noneho numara kwicara hano nkubwire. Amaze kwicara rero gutya gatoya
ahita asa n'uhumirije n'ubundi akomeza kubona wa mugabo aramubwira ati noneho wowe ngwino nkurikira tugende. Ngiye mbona ari uko yagiye. Haleluya. Hano nabonyemo abantu bameze nka babununguri wagira ngo nta mwuka wera bafite, bari kumera nk'abantu oya da, ahubwo nge ndikumva mfite umutura. Ni ukuri kose simbabeshya, narihanye nakinnye n'ibyaha kenshi. Ngewe twaraganiraga nkamubaza ntari kubundi amateka yawe ni gute, akambwira nkumva kaneziyo ntiyigeze akina n'umukobwa, ntiyigeze akina no mbega muri make yarameze nk'umunaziri w'Imana. Ariko nkamubaza nti none se ubu ngiye ko tuvukana, ningi bundi yanyitaga muri umuna we mu buryo bubiri, mu buryo bw'umubiri kuri data na mama no mu buryo bw'umwuka, kuko avuga ubutumwa cyitwa umuseduwasi, nyine niko bamwitaga ngo ni umuseduwasi. Ninge muntu wa mbere ijambo rye ryabanje kwinjira mu mutima, nanjye mpita nihana mu muryango wacu. Amena. Ubwo rero muri make ndatinze, ariko igitumye ntinze ni ukubera ko bari bambwiye ngo ndidagadura. Ndumva nidagaduye rero, ariko muri make ibindi wenda tuzajya tugenda tubiganiraho gake gake. Gusa Imana ishimwe kubw'ibyishimo ndi kubona hano mukeye, ndi kubareba nkabarebera mu kigare cy'ahantu Kanezi yari nonaha ari kureba ati burya nakoze neza, dore ukuntu bataramye ku ijambo ryanjye. Amena. Mumpere Imana icyubahiro. Arakoze umuvana mu gitaramo cyari cyabereye hafi yo mu Bugarama, ndibaza n'inzahaha. Hanyuma dusoje turifotoza, tumaze kwifotoza sinamenya ko ari bwa nyuma, duhana gahunda ko nzaza nyine nkafata inama z'ababyeyi nanjye kugira ngo uyu murimo nzawukomeze neza. Ubu yariyo gahunda nari nabipanze mbere nk'ibyumweru bibiri mbere yuko atabaruka, ntibyankundira. Noneho rero si ukubeshya, hano turi imbere y'Imana. Nafashe ifoto ye n'iyanjye twari turi kumwe, nyishyize kuri profile. Hashize iminsi, nanabyutse mu gitondo numva niyo foto nshaka gushyiraho. Hashize iminsi ibiri ikiriho, mbona amakuru navuga si meza. Mbona Joel ashyize muri groupe ifoto atubwira ko birangiye. Noneho hari undi mugabo ejo azaba hari, Alexis Dusabe, arampamagara arambwira ati se ayo makuru numvise niyo. Ndamubwira nti ndacyari kubaza, reka mbaze. Nuko birangira gutyo, ariko Imana ishimwe ko yatashye. Haleluya. Kandi mureke tumwigireho. Ariko uzi kuba ibintu byose by'umubatizo yarabikoze. Senge nzakora ikira, nanjye ngiye gushaka kimwe. Amen. Tugiye kuririmbana rero, twese niyo nzira. Umuririmbyi niwe waririmbye ngo ku ngoma ari ku ngoma, ku ngoma yaranesheje, urupfu yarumize bunguri, umwami Yesu ari ku ngoma, ku ngoma, ku ngoma ari ku ngoma, ku ngoma. Nzabwira isi nurabeho, wasiwe imiruho, umubiri na Satani babwire nti ndatashe, mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira, tubonanye na Yesu, tubonanye amasoko. Nzabwira isi nurabeho, wasiwe imiruho, umubiri na Satani babwire nti ndatashe, mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira, tubonanye na Yesu, tubonanye amaso ku maso. Nzabwira isi nurabeho, wasiwe imiruho, umubiri na
na satani babwire ninatashe mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu turirimba twese zabwira isi nturabeho wasiwe imiruho umubiri na satani babwire ninatashe mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso kwa data ni mwijuru bareba mu kwizera n'umurwa w'amahoro n'ibyishimo by'iteka niringiye kuzinjira mu rugo rwo kwa data tukibanira iteka haleluya nzabwira isi nturabeho wasiwe imiruho umubiri na satani babwire ninatashe mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso nzabwira isi nturabeho wasiwe imiruho umubiri na satani babwire ninatashe mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu simbumva nzabwira isi nturabeho wasiwe imiruho umubiri na satani babwire ninatashe mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu twese twongere nzabwira isi nturabeho wasiwe imiruho umubiri na satani babwire ninatashe mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonwe n'amaso abizeye kuzamubona haleluya mana we Imana ishimwe kongera Imana icyubahiro tuyizamurira amaboko ababyeyi bayivugiriza impundu haleluya haleluya umunezero muri isi akenshi uhindukamwo amaganya ariko mu ijuru tugezeyo tuzakirwa na Yesu Kristo Imana izaturirimbira nanjye nzafata inanga ncurange bizaba igitaramo gihoraho mwihangane tuzaruhuka umunezero muri isi akenshi uhindukamwo amaganya ariko mu ijuru tugezeyo tuzakirwa na Yesu Kristo Imana izaturirimbira nanjye nzafata inanga ncurange bizaba igitaramo gihoraho mwihangane tuzaruhukaho urabeho wasiwe imiruho umubiri na satani mabwire ninatashe mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu amajwi yacu gusa nzabwira isi nturabeho wasiwe imiruho umubiri na satani babwire ninatashe mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso haleluya murakoze cyane Imana ibahe umugisha indirimbo ebyiri nahaye Ezayi tubaye dufashe imwe kuko nayo yaturyoheye iya kabiri nayo turayimuha mu mwanya turi mu gusoza turimo dukorera Imana dutanga amaturo muranyemerera kugira ngo tuze koroherana hari itangazo ry'itirwa nshaka gutanga abari ku byuma rwose tugiye kumva ubuhamya bw'abantu batatu reka dore ku mugore wa Siliveri
iminota ni 2 urasa ku ntego, iminota 2 wa Fideli Mutombo, iminota 2 nirangira turafata uyu mudiyakoni uyu mumama nawe turamuha iminota 2 nawe ntayirenza, nayirangiza turayora iminota 2 ya masaha arabarangiye turimo dusoza. Ndikumva n'abayobozi bari kuza ariko baraza turi gusoza, turabakira tubavuga ko turi gusoza kugira ngo dukomeze n'indi mirimo. Noneho kugira ngo bigende neza, Eza yaraba irimo yitegurana ya ndirimbo, turaba turi gutanga amaturo, abadiyakoni badukurireho iyi mitemeri iri hejuru kugira ngo byose tubikore neza muri gahunda kandi bigenda neza. Yesu abumugisha. Nejo ni ku cyumweru, birasaba kujya gutegura imyenda, kujya gutera ipasi, kujya gutegura ibiryo by'abana. Ejo murabyumva namwe ngo minota 2 turaba tunahagararanye. Haleluya. Ikintu mvuga ku mubyeyi wacu, ku itariki 3 twari turi kumwe, hari ibintu nari nabonye nyine byo gutaha kwe, mbona indege nini cyane ije kumureba. Noneho aravuga ati umve mukobwa wanjye Jacqueline nintaha muzandirimbire nzaba nagiye mu ijuru. Umubyeyi wacu rero yatashye neza kandi yatashye abizi, anakumbura cyane gutaha. Nicyo kintu mvuga, ni byinshi twavuga. Yaratugaburiye, yari umuntu uca bugufi, akakira umuntu wese mu rwego rwe. Umva Imana imuhiruko dashira. Amen. Amen. Twakomeje no kuririmba n'ibitaramo birakomeje. Yesu agumugisha. Satani yashatse kutwegera, imbaraga z'umwuka ziramucyaha, nimuhumura bera tuzataha. Shatse imbaraga z'umwuka ziramucyaha, nimuhumura bera tuzataha. Nimuhumura bera tuzataha. Nimuhumura bera tuzataha. Nimuhumura bera tuzataha. Haleluya. Ndashimira Imana, Imana data. Murambura ibiganza dushimira Imana. Hari kubura iminsi 3 kugira ngo batangaze ibyavuye muri ADPR. Yewe Imana yaransanze, ariko impisha ikintu, imbwira ibintu ariko impisha ikindi kintu. Irambwira ngo perezida w'abashumba ngo ni Kaniziyo, ngo kandi ngubwo ingoma ya ADPR igiye kujya mu buryo, kuri iyi ngoma igiye kuzana igihundwe, ngo niyo nzamwimuriraho, impisha ko izamwica. Noneho ibyo bitaraba irabanza inyereka ahantu ngo atuye, ngo ahantu muri ruhurura, ahantu muri ruhurura. Noneho numva ijwi rimbwira ngo dura ahantu atuye, ngo ni muri ruhurura, ngo hahoze ruhurura, ngo kandi ngo ntaga yize. Ariko ngo yihurura ngo ahantu nayigomereye, ngo kubera ko ahari, ngo reka mbabwire, hari ibintu bigiye kugomoroka nyuma y'uyu mupapa. Amen. Irambwira ngo dore ngo inzu ye ngo ngiye kumubwira ngo mubwire ngo ahunge, kuko ngo nahantu amazi ngo yarahagaze kubera we, ariko namara kuhakura inzu amazi aramanutse. Irambwira ngo kandi ngo kuri iyi ngoma ngo niyo yimutseho. Yabimbwiye 3. Ndashimira Imana nubwo abimpisha ariko byamukiye neza. Kaniziyo yangiriye neza. Nigeze mpana n'ikibazo gikomeye cyane, hano igihugu barabizi, mera nk'umusazi. Mpanga gahunda yo gusubira muri Kongo. Noneho mpanze gusubirayo kuko Imana namwe ngo jya mu Rwanda, ngeze ahantu bitwa n'ibibazo bikomeye cyane, abantu ba bose barabizi. Nibwo nabwiye Imana nti Imana, noneho rero ndashaka gusubirayo, mu Rwanda nta Mana ihari. Ngiye gusubira Kongo njye kureba Imana yanjye. Imana yambwa ngo Imana iri mu Rwanda. Inyohereza umushumba Kaniziyo araza. Arambwira ati mwana wanjye mukobwa humura. Arambwira ati muri Imana kurimo, ndashaka gushyigikira. Ampa icyumba cyane Murangi, arabwira ati pfukama, aransengera n'abantu bose baje, habaye igitana ari Murangi, ampa icyumba kukiyobora. Imana imuhiruko idashira. Amen. Nyuma y'iminsi nkingahe n'ubundi, nyuma yaho icyumba kimaze guhagarara, ariko sijya bigizemo uruhari kuko nari maze kuhava bitewe n'impamvu yari ibaye. Arambwira ati yobora burije. Arongera aransengera, yansengeye 2. Amavuta yansize. Urayafite. Fata ku mavuta. Amen. Haleluya. Nanjye mbere yuko umushumba agenda ku Gisenyi twari turi kumwe.
namubonyeho imbuto zikomeye kandi mubonamo umutima wuzuye imirimo. Yari afite imirimo mu mutima we ku buryo yagendaga ashaka kuyishyira no ku wundi muntu. Yazanye n'umushyitsi bageraho narindi ku kazi, imvura yari yaguye, inkweto zuzuye ibyondo, araza ahagarara ku muryango, ndamubwira nti nimwinjire ni karibu, ati hoya, ati ntaza kubanduriza, ariko ahindura inkweto yari yambaye. Arambwira ati genda uriya mushyitsi, aho yari yicaye ku gatebe hanze, arambwira ati uriya mushyitsi niwe ufite inkweto zikeneye gutungana. Umushyitsi arazambura arazimpa, ndazijyana ndazitunganya ndazirangiza, nawe mujyana ahantu ashobora gutunganya ipantaro kuko yari yangiritse n'ubundi buryo. Pasiteri arambwira ngo Imana iguha umugisha, fata ku migisha ukoze imirimo y'ubudiyakoni, ngo Imana ngo iguha umugisha. Agira ikiganiro cyankoze ku mutima, yicaranye na wa muntu hanze baraganiriye, amuha ubuhamya bw'ukuntu umurimo w'Imana bawukoze mu Bigutu. Avuga ukuntu hari korari Hoziyana yaje mu Bigutu bacuranga utuntu tudashobotse, ariko ngo iyo korari igiye kugenda bayibibyemo umurimo abandi bantu basuzugura nyamara w'agaciro. Baragiye basohora amafaranga, bagura umufuka w'ibigori, barawuteka abashyitsi batabizi. Abashyitsi bagiye kubaherekeza babahambirira impamba ya bya bigori bihiye. Abashyitsi bagenda babirya mu nzira bishimye banezerewe, bavuga bati mu Bigutu ni ahantu Imana yakoze umurimo kandi abantu baho bazi gukorera Imana, dore ibi bigori baduhambiririye. Ngo baragenda bagira ibyo bageza i Kigali, babiha korari yindi ntoya babahaho. Iyo korari nayo igira ishyaka, iravuga iti natwe turashaka kujya mu Bigutu. Noneho baza kuzandika basaba kujya mu Bigutu, baraza kandi banahaje. Iyo korari ngo hari ibikoresho yaje izanye byo gukora umurimo w'Imana mu Bigutu. Avuga ibyo bintu kandi mbibonamo umurimo ukomeye abantu bakoze, kandi n'uyu munsi uwo murimo ukaba warakoze umurimo ukomeye i Kigali kandi bo batari bahari. Nuko rero arongera avuga ibintu byinshi by'amakuru, ariko agiye kugenda, ngewe ubwo twaherukanye andeba bwa nyuma. Agiye kugenda imodoka yari iparitse hariya hirya yari igiye kubajyana ya regional, yaratambutse afata igikapu, ariko mbere yuko bagifata twebwe kubera turuhukira aho dukorera amadirishya yarakinguye, narabasanze ndababwira nibaza ukuntu tugiye kujya ku ati kandi ubu ibiryo byanyu turabiriye, nubwo tutaje kubirya ariko ubwo imbere y'Imana twabiriye. Imana ibaha umugisha. Ageze ku muryango afashe ibikapu bagiye kwinjira mu modoka, yaraje ku muryango arongera arahengeza arebamwe imbere muri sare, arambwira ngo Imana iguha umugisha, ngo na bya bindi byose wakoze ngo Imana iguha umugisha. Ibyo bintu rero numvise ko yatashye byankoze ku mutima, ntangira gutekereza ku by'imirimo no kwifuriza abandi umugisha w'Imana. Iby'umugisha Imana yaguhaye ukumva ko n'undi akwiriye guhabwa umugisha, kandi ni ukuri. Hari igihe abantu bashobora kuvuga ikintu ngo urakoze Imana iguha umugisha, cyangwa urakoze, ariko umugisha ngewe yavuze nawumvisemo ikintu gikomeye kandi kiremereye, kandi urwo rugendo rwe rwarangiye neza. Duherukanye gutyo yagarutse no kundunguruka,
nubwo buhamya bwanjye nari mfite, kandi iyo mirimo myiza dukora tuyikomeze kubera ko ari izaduherekeza. Imana iduhe umugisha. Amen. Hallelujah. Haleluya. Amen. Mikrofone banzamurireho gato. Haleluya. Tugiye kuvuga ngo ni Yesu wenyine. Ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Hanyuma turaza kujya tubishimangira. Ndajya mvuga ngo mwebwe murajya mwikiriza ngo ni Yesu gusa. Ni Yesu twese. Ni Yesu. Ni Yesu mwami w'abami, amazi amara inyota, umutsima utera imbaraga, imfura mu bazutse. Mwami w'abami, amazi amara inyota, umutsima utera imbaraga, imfura mu bazutse. Mwami w'abami, amazi amara inyota, umutsima utera imbaraga, imfura mu bazutse. Mwami w'abami, amazi amara inyota, umutsima utera imbaraga, imfura mu bazutse. Mwami w'abami, amazi amara inyota, umutsima utera imbaraga, imfura mu bazutse. Ni Yesu, ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza bikemera. Ni Yesu, ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza. Uwo ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza. Uwo ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza. Tumuririmbe, ni Yesu, ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza. Twaramubonye, ni Yesu, ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza. Guhitamo neza n'uguhitamo Yesu Kristo, kugenda ntuyobe n'ukuyoborwa nawe, kujyana n'utagusiga n'ukujyana na Yesu, kwambara neza n'ukwambara imico ngiya Yesu, kuganira n'utakumvira ubusa ni Yesu gusa. Ni Yesu wenyine. Guhitamo neza n'uguhitamo Yesu Kristo, kugenda ntuyobe n'ukuyoborwa nawe, kujyana n'utagusiga n'ukujyana na Yesu, kwambara neza n'ukwambara imico ngiya Yesu, kuganira n'utakumvira ubusa ni Yesu gusa. Ni Yesu wenyine. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine. Uwo ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza. Agira ubuntu, ni Yesu, ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine. Twese arashoboye, ni Yesu, ni Yesu Kristo, ni Yesu wenyine ufite uko abigenza. Tumuzamurira amaboko gutya, ni Yesu gusa. Imana ishimwe cyane. Ni wowe Yesu. Yes. Umva, ubwo yababajwe kandi bikomeye, abasha no gutabara abageragezwa bose. N'umugwaneza Yesu kandi yoroheje mu mutima. Umwami yo niwe buye rizima byanzwe n'abubatsi, nyamara ribiri komeza imfuruka ni Yesu. Ubwo yababajwe kandi bikomeye, abasha no gutabara abageragezwa bose. N'umugwaneza
neza Yesu kandi yoroheje mu mutima umwami yo niwe buye rizima byanzwe n'abubatsi nyamara ntibirikomeza imfuruka ni Yesu we ni Yesu ni Yesu ni Yesu wenyine uwo ni Yesu ni Yesu ni Yesu ni Yesu wenyine tumubyinire ni Yesu ni Yesu ni Yesu doze mwami w'abami amazi amara inyota umutima utera imbaraga imfura mu bazutse mwami w'abami amazi amara inyota umutima utera imbaraga imfura mu bazutse mwami w'abami amazi amara inyota umutima utera imbaraga imfura mu bazutse umva wadukijije umwaka umana uduha umwuka wera udukura mu bibi uduha Bibiliya udukiza gusoma inzagwa none dusoma inzandiko iza Pawulo Yohana n'izindi nziza udukura mu matanura y'umuriro tugaburira amata twariho twihebye none turagushimye wadukijije amahane none dutuye mu mahoro yewe mana wagiye umva wadukijije umwaka umana uduha umwuka wera udukura mu bibi uduha Bibiliya udukiza gusoma inzagwa none dusoma inzandiko iza Pawulo Yohana n'izindi nziza udukura mu matanura y'umuriro tugaburira amata twariho twihebye none turagushimye wadukijije amahane none dutuye mu mahoro yewe mana yo wagize amashimwe nayawe yewe mana rwose amashimwe nayawe yewe doze rwose amaboko gutya twese gutya turahera hepfo dukurikizaho inyuma tugaruke hano tuvuga ngo amashimwe n'ay'Imana haleluya twese gutya twese amashimwe n'ayawe yewe mana wagize amashimwe n'ayawe yewe hepfo amashimwe n'ayawe yewe inyuma amashimwe n'ayawe yewe hepfo amashimwe n'ayawe yewe imbere hejuru amashimwe n'ayawe mana yewe mana we wagize neza amen uburyo wakomeje kubana natwe watugiriye neza kuva ku munsi wo ku cyumweru ubwo twumvaga inkuru y'uko umukozi wawe mushumba Rev Canisius wamwishyiriye turagushimiye ko wakomeje kubana natwe muri ibi bitaramo byiza waduhaye byo kugira ngo dukomeze gukumbura iwacu mu ijuru heza tuzajya turagushimiye mwami wabanye natwe kuva dutangira iki gitaramo cy'uyu munsi ku manywa y'ihangu wakomeje kutugira neza kugeza kuri uyu mugoroba aho amasaha ageze nuhabwa icyubahiro turagushimiye kuko ibyo twumviye ahangaha mu ijambo ryawe mu buhamya bene data batanze mu ndirimbo abaririmbye amakora yaririmbye ndetse na mwene data amaze kuririmba turabigushimiye byose
biduhe kuzirikana urugendo rwacu, biduhe gutekereza iwacu heza aho tuzajya kuba, biduhe mwami kurushaho gucishwa bugufi kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kandi buri mukristo wese umuhe gusiganirwa aho tujya, tuzirikane ko mwami iwacu ni mu ijuru, kandi urugendo turimo rurimo amakuba, rurimo akaga, rurimo ibibazo, rurimo intambara, ariko nitutagwa isari tuzatsinda kandi tuzanesha. Turagushimiye rero ko warinze abakozi bawe mwami mu rugendo rutoroshye bakoze kugira ngo bagere hano iwacu igihundwe. Wabagiriye neza, urabafasha, wabarinze satani, wabarinze impanuka zo mu muhanda. Turabigushimiye kuko bageze hano mu nzu yawe amahoro, bakaturebesha amaso yabo, natwe tukabarebesha amaso yacu. Ibyo turabigushimiye. Ngo komeza kubana natwe kugeza mu mwanya ubwo tugiye gutandukana, kandi ukomeze kuduha umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Turanezerewe kandi twongeye gushima Imana kuko twongeye kubona ababyeyi bacu batuyoboye bashyika hano, kandi nk'uko tumaze kubivuga mu isengesho tubasengeye, Imana yabanye nabo kandi yabarinze. Tugize umugisha wo kubona umushumba wacu, umushumba w'ururembo, nyakubahwa umushumba w'ururembo rwa Gihundwe, mukaba n'umushumba wa paruwasi ya Gihundwe. Turagira ngo mutere intambwe mwegere hino, noneho abakristo turambura ibiganza tubasuhuze, murebe ibyishimo twarimo by'umunezero, noneho namwe mutwakirira abandi bashyitsi mutuzaniye mu batwereke, kandi musanze tunagana ku musozo, ubwo muradushyiraho umusozo kugira ngo tujye kwitegura n'icyumweru cy'ejo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Ku batanzi nitwa Aimable Nsaba Yesu, ninjye mushumba w'ururembo rwa Gihundwe na paruwasi ya Gihundwe, nk'uko umukozi w'Imana uyoboye gahunda Pastor Valence yaramaze kubivuga. Hanyuma nifuje ko kubera ko amasaha yagiye ko mpitanzana n'umushyitsi twari turi kumwe, twakoranye urugendo rurerure kugira ngo tugere hano, ariko nizere ko abandi bakozi b'Imana nabo nasanze hano ko nabo mwabakiriye, ndabyizeye. Nuko ari abavuye kure n'abavuye hafi ndetse no mu yandi matorero duturanye kugira ngo baze kwifatanya, nicyo kigaragaza abavandimwe b'ukuri. Hanyuma rero ndatinze, ndi kumwe n'umushumba w'ururembo rwa Rubavu, ni n'abaturanyi, ni n'abavandimwe by'umwihariko. Nuko twifuje kugira ngo tubane dusange mukirimo. Twari kuba twageze hano kare, ariko hari akantu gasa n'isanganya twahuye nako mu nzira. Abanyarwanda baravuze nyine ngo inzira ntibwira umugenzi, ariko dushimiye Imana ko dusanze muri amahoro kandi mukiri muri kino gitaramo. Hanyuma rero kugira ngo aze kubibwira ahita n'abasuhuza basabira n'umugisha, niwe ndabiha. Ndagira ngo nongere mbashimire kuva mwamara kumva inkuru y'umukozi w'Imana yuko twakomeje kwifatanya, ari abakuru ari aba hafi n'abadukurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Kandi nanone igitaramo mbasanzemo cyanyeretse ko intego twari twihaye ari y'ukuri kandi ko mwayumvise. Ubundi ni ibintu bitakunze kuba mu muco w'Abanyarwanda, ariko bigomba kuzamo kuko umuco burya uri dynamic, utera imbere, ugenda utera imbere. Iyo habaye ibintu nk'ibi ntabwo abantu baheranwa n'agahinda gusa, ahubwo bagira n'umwanya wo kwizihiza ubuzima bw'umuntu. Abanyarwanda dukunda kuvuga umuntu agiye cyangwa se atakiriho cyangwa se tukikanga kuvuga, ariko kwizihiza ubuzima bw'umuntu ni igihe abantu bicara bagasubiramo inkuru, uko babanye, uko basangiye, uko bafatanyije, hakavamo amasomo agomba gukomeza abandi bakomeje urugendo mu gihe kiri inyuma. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo rero umwanya wo guheranwa n'agahinda gusa, cyane ko twebwe abizera tuzi ko iyo umuntu yatabarutse aho aba yagiye, kandi tuba dufite n'ibihamya by'uko Imana yamuteguye. Kubw'ibyo rero bidutera umunezero tuvuga ngo
uyu munsi n'uyu ejo tuzakurikiraho ariko twe dusigaye hari icyatumye Imana idusigaza kugira ngo turusheho gutunganya ibidatunganye. Imana rero ibaha umugisha muri Kristo Yesu, turabikomeza n'ejo bundi, ariko ndabasaba mubwire n'abandi abantu bifuza kugira ibyo bavuga rwose ejo haracyari andi mahirwe, nuko kugira ngo ejo bundi muzi ko tuba dufite igihe gitoya ntabwo cyakwirwamo byose, noneho tuzabone uko tugabana uwo mwanya kandi byose bikorwe neza no muri gahunda, niko Pawulo yandikiye Abakorinto. Imana rero ibaha umugisha. Hari abandi bashyitsi nabo bari inyuma, hari abari gukodesha amamodoka, hari abari kwitegura kuza hano. Nimwongere mwumve ko Gihundwe nanone binyuze mu rupfu rw'umukozi w'Imana, Imana iratugendereye. Ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Munyemere rero ndatinze nakire mwene data abibwire anabasuhuze, aze no kubasabira umugisha ku Mana. Turi kumwe, ntimutekereze ngo ko umushumba atari wa hano by'umwihariko muri za protokole zacu atari udusabiye umugisha cyangwa dusezerere ko twishe protokole. Oya, twebwe turi bamwe. Niyo ngeze Rubavu ashobora kunsigira itorero akagenda, nta kibazo twe tuba dufite kuko turi mu rugo rwa data. Imana ibaha umugisha muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Murakoze cyane kuduha ikaze. Nzi ko tugeze ku mwanya wo gusoza. Amazina yanjye nitwa Emmanuel Uwambaje, nkaba sengera mu rurembo rwa Rubavu Igisenyi, niryo zina rizwi. Ndashima Imana rero ko ngarutse hano. Hari n'ikindi gihe nari bari mu minsi yashize, ariko impamvu ikomeye itumye ndi hano nyine nuko Imana yatoranyije itorero rya Gisenyi ko ari ryo umugeni azahagurukiramo. Habaho igihe umuntu aba afite ubukwe agatoranya ahantu azahagurukira n'ubwo afite iwabo, bibaho ko bakavuga ati nzahagurukira ahantu nyanaka katoranya. Ubwo rero umushumba yahagurukiye iwacu nk'umugeni, kandi ndashaka kubabwira ko Imana biteguye kare, kuko twari twateguye amasengesho y'iminsi 7 yo kwiriza ubusa no gusenga. Twashoje ku munsi w'ejo kuwa gatanu ejo hashize. Ubwo rero nyategurana n'umushumba wanyu, umushumba regional mufite, mutuma kwazanira timu ya hano Gihundwe. Namutumye abantu benshi, namutumye abantu bazakora kuva kuwa gatanu kugeza kwatangiye kwa 6 tukazageza kuwa gatanu. Uzanzanira abantu bazakora. Ubwo rero abari babonetse nyine yarabazanye, harimo umushumba Kanezio, Semu Pierre ndetse Rugeri Nyange, nawe ubwo ari 4. Tukishimira nyine ko tubakiriye. Ubwo rero muri ibirori Gisenyi ifitemo ijambo rikomeye, kubera ko Imana nitwe yatoranyije ko umugeni ahagurukira iwacu. Amazi ya nyuma yoze niko twayamuhaye, ibyo kurya bya nyuma yariye ku isi niko twabimuhaye, ahantu yaraye hanyuma twamusasiye ni ahacu. Nubwo yavukiye inaha, ariko Imana ashimye ko azahagurukira ari ku Gisenyi. Ubutumwa yavuze ku isi yose ubwa nyuma niko tubufite, message ya nyuma nitwe bwayihaye. Urumva rero Imana mukore protocole imeze gutyo, kandi Imana ihagurutsa abantu benshi. Hari umuyobozi w'umurenge, umupasiteri, akaba n'umuyobozi w'umurenge wa Gisenyi, nawe yari mu iteraniro yigishijemo. Ibyo bibaye rero nawe yarahagaze nyine kudufasha gukurikirana iby'ingenzi byo kwa muganga. Hari n'abayobozi ba DPR, mbese ntabwo namenye ukuntu asobanura ukuntu Imana yamuteguye. Irebye rero mu gihugu cyose sanga abantu bari gusenga, kuko yagomba guhagurukira mu masengesho kugira ngo atahe byasabaga ahantu hari kubera amasengesho nk'ayi wacu. Irebye mu Rwanda isanga nta handi ari kuba uretse ku Gisenyi gusa. Muzabazi nta handi hantu hari kuba amasengesho y'iminsi 7 mu Rwanda ahereye muri weekend uretse wacu. Yagomba gutaha rero ku cyumweru, mu ijoro ryo ku cyumweru, ariko agatahira mu masengesho. Ubwo rero nibyo Imana yakoze. Twebwe wacu twari tubizi, ntabwo twari tuzi ari inde, ariko twari tuzi ko hari umugeni ugiye gutaha. Ndetse ndumva Simo Pierre yarabihanuye kuwa gatandatu mbere yo kwigisha, arabizi na ubuhanuzi bwatambutse. Ariko icyo nshaka kuhumuriza abantu bose muri aha nuko umukozi Imana yamuteguye. Yagomba kwigisha ku cyumweru mu gitondo. Ko rero abamubonye aho yarasinziriye yari mategura inyigisho, ari kwandika, gusoma itasinzira,
ari kwigisha, mbese ari gutegura inyigisho, ngira ngo n'ibyo yagomba kwigisha birateguye. Ndashaka kubabwira ko yagiye aho yahoraga yigisha, aho yavugaga. Imana ibaha umugisha rero kuba mwateguye kino gitaramo kugira ngo twibuke ko twese turi abagenzi, twese ko turi aha tuzagenda, ntituzagendera rimwe, ariko buri wese afite umunsi wazagendaho. Ariko nabonye yarigendeye neza, nta kuruhanya, nta bindi, agasinzira, nta bintu birebire. Imana yamurembuje rero murya kurwara ngo nkubwire, iramutwara mu gihe nako twamutumiye mu giterane. Twagishuje ku munsi w'ejo kuwa gatanu, kandi nkaba nzi neza ko ubuhamya bw'ejo buzatangwa n'abantu bari inyuma bari kuza, hari icyo Imana izigisha abandi basigaye tukiri muri ubu buzima. Ndumva rero nasoreza hano bashimira ko mwemeye kuza muri uyu mugoroba kugira ngo twibukiranye ko iwacu ari mu ijuru. Ni ukuvuga ngo ibintu tutuyemo hatari mu ijuru ntacyo byaba bimaze, kuko ijuru riruta ibintu byose. Naho ibyo mu isi abizera biturusha, ariko ibyiringiro by'abizera nuko tuza aho tujya. Munyemere muhaguruke dusoze, hanyuma dusenge Imana. Tuzakomeza ku munsi w'ejo. Imana ishimwe ko bitarangirira mu isi. Bya kuba biteye agahinda iyo bize kuba ibyacu birangirira mu isi, ariko ubwo hari n'ahandi heza twabikiwe tuzaba, nibyo byiringiro by'abizera. Nyemerera Mana ngushimire uyu mugoroba ko wongeye kutwibutsa ko iwacu ari mu ijuru. Pawulo yandikira itorero ry'Itesalonike yaravuze ngo mubabarane ibyiringiro, mubabare nk'abafite ibyiringiro. Twese abo mu isi iyo umuntu adukuwemo turababara, ariko twebwe baratubwiye ngo nimubabara ntimubabare nk'aba bandi batagira ibyiringiro. Ni ukuvuga ko umubabaro turawusangiye n'abatagira ibyiringiro. Uravuga ngo kuko umwami ubwo azaza ngaje amanukanye n'imbaraga zikomeye na marayika w'Imana n'impanda y'Imana, ngo nuko abasinziriye muri we nibo bazabanza kuzuka, ngo natwe abazaba bakiriho duhere ko duhindurwe tumusanganire. Aratubwira ijambo rikomeye ngo mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Dufite umuti w'umubabaro rero, dufite ijambo ryo kuvuga. Ntabwo tumwaye, ntabwo dukozwe n'isoni, ntabwo twihebye, kuko dufite icyo kuvuga mu gihe nk'iki. Komeza umuryango, abavandimwe, kandi buri muntu wese muri twe utwibutse ko iwacu ari mu ijuru. Ngo tujye gutandukana, abantu bajya mu ngo, abandi bakomeza imyiteguro. Ubuntu bw'Imana, urukundo rw'Imana, kubana n'Umwuka Wera bikomeze kwa n'umuntu wese waje muri amateraniro. Urakoze Imana mu izina